igikorwa cyo gufasha ni ikintu cyiza gishobora guhuza umuntu umwe n'undi mu buryo bwo kubaka ubuzima ku giti cy'undi muntu utameze neza. Ikindi kintu byongera bizana umugisha mu buzima. Ribaza ko igikorwa cyo gufasha ni igikorwa cy'umugisha. Ibintu byose ukoze utekereza ko ari abafasha babaye wowe ubasha kugeraho batagera, Imana ibigoramo umugisha. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi kugira ngo dufashe bagenzi bacu. Cyo gufasha ngiye nyifata nyine nk'ikintu kidasanzwe mu buzima, kuko tuzi yuko n'ubundi ukuboko gutanga kurushaho kwakira. Ushobora kwakira mu buryo bw'umugisha cyangwa se mu buryo bw'ikindi kintu. Niyo mpamvu ngiye nyifata nk'ikintu kidasanzwe kuri njyewe. Nkaba nshishikariza urundi rubyiruko kwifatanya, mwakifatanya mugakora igikorwa kizima, mukagira umuntu umufasha, mukamukura ku rwego rumwe mukarushyira ku rundi, ndetse mushobora no gufatanya mwebwe ubwanyu. Inama nagira urubyiruko, ntago gufasha ushaka udafite ikintu cyo gutanga, ariko kugira umutima wo kuza ukifatanya n'abandi ukahagera ni inkunga ikomeye. Ntago bisaba bya mirenge 100 gusa ushaka kurishyiraho ugakora ikintu kirenze umwatanze 10,000 abikora kugira bamurebe. Buri mwakoze ukwe, ariko iyo mushyizemo nk'urubyiruko hari byishimo mwubaka nk'abanyarwanda kandi tugafasha abababaye. Iki ni igikorwa cyiza rero buri umwe wese wifuza kugikora, ndibaza ko ari umugisha ari kwagura mu buzima bwe. Yes, of course, your boy Benovika utunyurwa uko bisanzwe. This is Vibes TV. Vibes TV rero ni ahandi tubazana amabya yo ku mihanda. Ngo ibintu bimeze gute tugera ahantu hirya no hino mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo. Twe dukora no hanze y'u Rwanda. Tuzatureba gutya dufite imipaka, twe turenga n'imipaka. Vibes TV buri irenga n'imipaka. Bishatse kuvuga ko rero ariyo mpamvu twaje no mu gikorwa cyo gufasha. Hari hano abasitari batandukanye, abantu mureba hano bose n'abahitinzi. Abakobwa mureba, abatakina movie bafite ibindi bintu bakora bijyanye n'imiziki cyangwa se n'umutima wo gufasha. Twe tugeze rero hano aho hazwi nko kwa Rugamba cyangwa se mu Kiyovu cya Kagugu, ni mu karere ka Gasabo, umurenge n'Ikinyinya, akagari ni Kagugu. Ahangaha twe turimo rero twakiriye abantu abatumirwa imbere yacu ya kamera za Vibes TV, tubabaza ukuntu bafashe kino gikorwa. Mumeze bite? Tumeze neza. Bakwitande? Umwari Tetarine. Umwari Tetarine. Wari teteye. Ngaho umwari Tetarine. Ndatangira nkubaza. Ni gute ufata igikorwa cyo gufasha? Igikorwa cyo gufasha ni ikintu cyiza gishobora guhuza umuntu umwe n'undi mu buryo bwo kubaka ubuzima ku giti cy'undi muntu utameze neza. Ikindi kintu byongera bizana umugisha mu buzima. Bizana umugisha. Bizera Imana cyane. Musengera. Kuri Church. Umwana wo mu rugo. Reka tubaze n'abandi bakwitande patron. Murakoze cyane ku mazina yanjye ni Laura niyo bamenyereho. Shaka ibyo ukinisha muri movie. Muri movie banyita Karisa nkaba nkora n'ibiganiro kuri Gufasha TV, ndi umunyamakuru. Uyu munsi mu gikorwa cyo gufasha abatishoboye bafite ikibazo cyo kubana n'ubumuga. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dufashe abantu batabasha kujya aho tugera, kandi baze ko igikorwa cyo gufasha ni igikorwa cy'umugisha. Ibintu byose ukoze utekereza ko ari abafasha babaye wowe ubasha kugeraho batagera, Imana ibigoramo umugisha. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi kugira ngo dufashe bagenzi bacu. Heza na mushiki wacu abaje twikwiye kugira ngo tujye mu kiganiro. Murakoze cyane. Bakwitande? Nitwa Sharifa. Umusiramu? Oya. Ariko nariwe. Yego. Uza gukora revolution. Yego. Wenda byakaba agaciyemo kugira ngo nyine n'abantu wenda bumve ko ari vibe tuba twifitiye, kuko none twe ni vibe urumva. Kuko twebwe hano handitseho ngo every smile count. Twebwe ubundi buri kamwenyu kose kaba kagomba gukount. Oya nibyo kabisa. Weho noneho rero sasa nk'umuntu waje gufasha, iki gikorwa wagifashe gute? Njyewe n'ubundi mu buzima busanzwe bisa nkaho ari byo bikorwa ngenda nkora. Igikorwa cyo gufasha ngiye nyifata nyine nk'ikintu kidasanzwe mu buzima. Kuko tuzi yuko n'ubundi ukuboko gutanga kurushaho kwakira. Ushobora kwakira mu buryo bw'umugisha cyangwa se mu buryo bw'ikindi kintu. Niyo mpamvu ngiye nyifata nk'ikintu kidasanzwe kuri njyewe. Wabwira iki urubyiruko kugira ngo banze bakagukora n'abantu bari hano hafi bose n'urubyiruko? Murakoze cyane. Njyewe urubyiruko yaba abo mbasha guhura nabo cyangwa se abari butubone nka gutya twaje gufasha, nabashishikariza ikintu cyitwa gufasha, kuko akenshi usanga urubyiruko tuba dufite ibintu byinshi biduhugije, ariko iyo ukoze ikintu nk'iki ngiki bituma utajya no muri bya bindi. Rero ngiye mbifata nk'inkunga ikomeye nisanzemo. Nkaba nshishikariza urundi rubyiruko kwifatanya, mwakifatanya mugakora igikorwa kizima,
mukagira umuntu umufasha mukamukura ku rwego rumwe mukamurushyira ku rundi ndetse mushobora no gufatanya mwebwe ubwanyu yego reka tugaruke no ku ruhande ufite umukunzi singo komana ndababaye cyangwa no sari basi oya urege kubaza ngo se umukunzi wawe bifata gute kuko urumva nyine niba uje mu gikorwa nk'iki byanga byakunda umuntu hari amakuru abafite ese hano harimo umuntu wubatse urimo oya nta muntu umwe wubatse ushatse kuvuga ko twe tukiri ingaragu twese turacyari ingaragu turacyashakira reka mbanze mbwira abantu bakurikiye Vibes TV kugira ngo umukobwa bamuremere bantu mufite amafaranga mufite n'urukundo mwakegereye umwana twebwe twaramanitse twebwe bimeze bitugura twaramanitse turakennye bro ntabwo nkeneye umukunzi pe ukeneye umukunzi abantu badukurikiye bagomba gukanda akanyenyeri njyewe zambaze nimero ze nzaziguha kuko ndabizi uramutse uzitanze hano abantu baguhamagara ni benshi so wenda nawe turagira ngo wenda utubwiremo muri make igikorwa cyo gufasha batishoboye no twongera ngo batishoboye sibyo nk'urubyiruko ubona ari iki cyakorwa kuko abantu benshi baravuga ngo urubyiruko nta mafaranga rugira ngo nta kazi kariho ariko wenda ushobora no kuvuga uti ngewe nafashe ku mafaranga njye kugura umwenda nsagura 1,000 byagufasha kandi twibutse n'abantu ko gufasha ntago bigombera kuba ufite ibya mirenge ntago bisaba ngo ufite amafaranga menshi ahubwo ari n'igihe usanga benshi bafite nayo mafaranga n'igihe usanga batanafasha ariko wenda tukabakangura tukavuga ati twebwe nk'urubyiruko twihuje gutya duhuzwa n'umuntu ese nk'abagukira muri groupe bwa mbere wumvishe ubyifashemo reka nkubwire groupe ya dizo turaziranye ariko groupe nyibona bwa mbere yarambwiye ngo wajoyininze aha hantu bimara icyumweru ntarajyamo nyine nyuma mutanjyamo mbona ni byiza ibintu byo gufasha ni byiza cyane so inama nagira urubyiruko ntago gufasha ushaka udafite ikintu cyo gutanga ariko kugira umutima kuza ukifatanya n'abandi ukahagera ni inkunga ikomeye ntago bisaba bya mirenge 100 gusa ushaka kurishyiraho ugakora ikintu kirenze umwatanze 10,000 abikora kugira ngo bamurebe reka tugiye dusoza noneho kino kiganiro kano gace dukoze najya buri wese agire cyane abwira abanyarwanda ababwira imbuga ze nkoranyambaga ne barimo muhitinze ushobora kuzitanga dukomeza n'igikorwa cyatuze murakoze cyane ngendagaro ku gikorwa cyatugenza uyu munsi ndagira ngo urubyiruko mureke dufashanye kuko naho twakigeza buri mwaka uzukwe ariko iyo mushyizemo nk'urubyiruko hari byishimo bubaka nk'abanyarwanda kandi tugafasha abababaye so iki ni igikorwa cyiza rero buri umwe wese wifuza kugikora ndibaza ko ari umugisha ari kwagura mu buzima bwe ko kwigira nyamwigendaho cyangwa nyamwigendaho naho byakugeza ifatanye n'abandi dufasha ababaye kandi ko turi kubitsa umugisha mu ijuru so rero ngewe nitwarora nkora ibiganiro by'urubyiruko iterambere imibanire kuri Gufasha TV Instagram muri rwatubyaye 6 Facebook amazina n'ubundi ntavuga Imana rora waza tukabana kandi ngo inama zubaka ubuzima murakoze njyewe ikintu nabwira urubyiruko n'ubundi ndagaruka ku byo navuze mbere ni ukwifatanya nk'urubyiruko tugahuza imbaraga tukagira aho dukura igihugu cyacu ndetse n'aho tukigeze tubinyujije mu mbaraga zacu kandi tukibuka yuko gufasha ntago ari ugufasha ku muntu ufite amafaranga gusa kuko twese akenshi ntago tuba tuyafite ushobora nko kureba nk'iki gikorwa Dizo yateguye nkanjye narabipostinze kuri WhatsApp ngenda ninjizamo abandi bantu benshi muri group urumva rero nshobora kuba ntari bubone ubushobozi bwo gutanga ayo mafaranga ariko ba bantu nazanyemo abantu bageze kuri 4 ariko nshima Imana ko bose batanze inkunga yabo urumva rero nshobora kuba ntari bubone ayo mafaranga njye ntayabonye ariko abo bandi bakaza bakayatanga urumva ni igikorwa rero cy'urukundo duhuje imbaraga tugashishikariza na bagenzi bacu tukamamaza ku mbuga zacu tuzajya turushaho kubona abandi bantu bifatanya natwe murakoze murakoze dushimira Dizo abantu bose bitanze mu buryo bwo bwose Imana ibamugisha mwinshi cyane amazina yanjye kuri Instagram Robisonali numwari na Facebook WhatsApp nimero niko akunde n'umukunzi batubaza nimero reka mbabwire ngo kabisa mwakoze kuza ikindi biganiro nakagaruka reka ngira ikintu saba dukurikiye umwe mukurikiye ki Vibes TV gerageza ukore subscribe please ibiganiro byiza marabateguriye ibiganiro byiza kuko ino televiziyo ndibaza ko iri muzambiri gukora akazi mu rubyiruko kandi byiza gufasha kora subscribe na share kandi urabaho batse site nyarwanda ushyiraho na comment ciao